Ndi papa sava. Ubundi ako sijya mwahere nanga umugore nawe arakabye ndakundura agacupa ngo ku buzima bwacu yajya gusoma ngo ku buzima bwacu watereka karahuri ngo ku buzima bwacu akira yongera mariko mwongere ndi ako pasava nabunda ke yazanye ateretse ahandi ntabwo yawe nawe nukuri ako jumwe inzoga umugore agaseke basuka gutyo usukira umugabe iyo umuhanga mu gusoma erega yantuye ku nzoga namwe gusinka mu nzoga ngo ntabwo n'umugabo wangu reba iyo usuka aya papa sava ibyo nabyo no gushaka kunywa nyinshi umva amasava ngaho rero ciyazi twe yuzuye ariko wazababariye hari umugore utamenya ko bitera stress umugabo Sharia buri kanya kiyazi baby mu bantu uvatishe Monique ni nka wa muntu ugiye ku kazi ukumva wagezeyo akazi keza hatarashira nk'iminota 20 sheri utiye birimo biragenda bite hatarashira indi 40 baby nanjye ubu ngubu ngiye guhabya hatarashira ubuzima umuntu ababikora reba imyaka digidigi afite imyaka 35 atarashaka nta n'ubwo ushaka kumutera iyo mbwira ngo ntabwo ndashaka ubushatse kumbwira ko ntaza abagore none se wa wundi ndabizi byanyu ntaho wabiro ibyo navugaga nimwe wazamuye ku kinywaji nibyo nashaka kugira ngo kubwira gusa umugabo we nugira amahirwe ukabona anywa ku kinywaji nk'iki ujye wicara ugitegure neza ukimuhe amubaza ariko icyo neza acyumve digidi wivuga amagambo menshi icyo aza wagitegurira yego agacuma k'iki hafi ya byumvura kabagari ku buryo nyine urasa ndakunosha tuba twaraburanye ariko hagati aho bane twari tuburanye n'ukuri kw'Imana ariko nta rundi rwango rero ni bya bintu by'imidudubu umuntu arimo ashaka akazi urumva yaba yijajabira numva irunguru baryabaye ryinshi n'iki byose ariko mba numva nishimye n'ukuri ariko nta rundi rwango umutima unezerewe avugana abantu b'abavandimwe barahageze bagasurana bakaganira bagasangira bagasabana nawe uraturenganya ubundi yego ifuni yabagaraga ubucuti karakarenge nakarenge none ubu rero ni smartphone yabaye telefone ariko byo nibyo nta kuntu itaba telefone papa safa urashaka kwivuza smartphone irabikora urashaka guhamagara smartphone irabikora urashaka guhamagara urebana n'umuntu smartphone ikabikora urashaka guhaha smartphone ikabikora urashaka ni banki mbese ni banki ni transport smartphone ni busore imwe kwereka ngo urajya karaga kubita mu byerekezo noneho irarenze rero si busore gusa nahita bura ni busore ni na cyapa show pake none se telefone kuri ubu ngubu iyo umuntu akubwatinuye wenda tuvuge kuri ka cyangwa kuri na ariko uvuza ako kantu umuntu yarankomye ejo bundi ubwo ndaje nutuye aturamanuka ugere kunuza urabona iyi alimentation nshyashya rwa station ya lisansi ati nagera tureba kuri ka 735 ni ntago ndi kuhamenya abagiye kuri telefone abafasha karara kanyereza gutyo ngafunguye mbona karimo karagira aho werekeza nyine kanjya kakugezayo ku buryo tuvuga niba utuye kuri ka 730 ba mu rugero iyo ugafunguye ukanda ku mugenzi kukaro kerekana ko ari umugenzi wuriye moto kagenda kamukurikiye kagana hahandi kuri cya cyapa no ku cyapa ngo bi akwa ukazi ndakazi nyine kagugoma bakita Google kuri iyi mihanda yose niba bavuze bati na karere ka wenda ka butemba amazi yego ubu ikabanza yego hari igihe babanza niba wenda ari Kigali ariko ubundi babanza akarere ubu ikabanza niba ugiye wenda ku muhanda kangahe ubu bakaba barawisize wenda uri mu manuko igenda neza ikwereka ibuka kujyana kugezaho ngo ba
buriya kubaza umuntu ngo utuye ngo ugize ute birashaje cyangwa ngo myakubita ako kantu biriya bintu rero nawe ikintu bisobanura nibyo ni karitsiye hamwe handitseho ngo ubwo ka bisobanuye iki ubwo ni Kacyiru bishobora kuba wenda na Kicukiro akarere ubwo ka Kicukiro akanditseho ni Nyarugenge ubwo biterwa na kode nako umuntu azagasobanuza neza ariko kuri iriya y'i Kigali ho biba byoroshye ka aba ari Kicukiro yego noneho na aba ari Nyarugenge wenda gutyo bakaza kujya n'imibare inyuma ariko biriya bintu dukeneye kubisobanukirwa ndabimenye habanza Nyarugenge habanza Kigali KN Kigali KK Kigali Kicukiro reka nkwereke twibitindamo ariko nje nivyo gusa icyonzi cyo hari ukuntu bikorwa Kigali kaka ubwo ni Kigali Kicukiro none se Kigali Kimihurura oya ugiye mu murenge Kigali kurikiza akarere noneho bahite baguha umuhanda ariko ni byiza gusobanukirwa aho ni igihita cyo kwereka ukuntu u Rwanda rwagize ku rwego rw'iterambere n'iki urumva naho ubundi ibyo mwavuga rero ngo bya telefone gusura abantu kugira gute urumva iyo uri kuri ibyo bya connection abantu mwasuranye rwose byarangiye ndetse byo kuvuga ngo rwose ariko rero cyara bari barapowe wa muntu uzi kera wa mugani bari bararushye se ubundi babigenzaga bate ariko kera buriya murabivuze ni ukuntu gusurana byari bimeze nko gusaba no gukwa gusurana byari nko gukwa kubeshya va hano bakubeshya arenda ushaka nko gusura nk'umuntu w'inyamata cyangwa uve inyamasheke ushaka gusura umuntu w'igicumbi uzi yuko wamutumagaho reba iyo numutumye izamara iminsi ngahe mu nzira nawe agatuma kuri bene wabo atazaza agasanga tuvuge reba kwanuza kwa telefone wabona yaje iyo za Nyaruguru ruguru kuhava uvuze uti we nagiye kujya gusura uyu nguyu ntuza w'inyamata Bwana Mukari ntago bakubitaga ukwezi noneho bisi yajyanaga kabiri mu ntuza uzaza kunsura mu kwezi cyangwa ari uzanye ibya vuba bya bisi turajyavuga iby'amaguru yego no urumva nawe agatumira be utazasanga nta bana afite abe nabatumiye yego bikamufatana bw'icyumweru bagiye guca ibitoki bagiye gusabika umusemburo ibitoki birahiye barenze hanyuma n'umusemburo nawo uratunganye barashigije nawe kandi ubwo niko washigije witegura abashyitsi ukazashaka abantu bakwikorera inzoga bagenda bakirana inzira yose iminsi 2 3 4 5 6 7 uzi ko waturaga noneho watura mukarara nk'icyumweru by'umweru 2 naho ubwo byaroroshye ubuyo ngo bwe ninda gusura ni automatique akabageze ni automatique ubundi amacupa zo kuyakora kuri buti cyangwa kuzirani wowe uza kuyakurayo oya no mu bukwe agatekinike kasigaye karaje tuvuga abaje nko gufata nk'irembo baragutelefona bati bica n'amakesi 2 n'ibiyoga wenda nka 2 n'ibiki bagahita bakohereza kuri mobile wowe ukabigura bakaza bakigobyora hanze ukabona amakesi bayabazaniye bayanyujije hariya mugahita muterura biriya bintu byo kugenda n'ibirenge iyo biba bikiri ubu ngubu hari abantu batari kuzasurwa papa sava wowe wari kuzava akajya gusura Rubucyango ntabwo byari gushusha uriya mugabo yari no kuzashaka nibe na rubi kirimbuzi harya kirimbuzi bavukanye ubanza ari mu kirwa hirya kwijwi nawe kuzagumirwa n'ubu yari kuzagumirwa nawe cyako zamura rero ibintu bya kera biranaryoha mwibuka akantu k'ibintu bahingaga ubudehe kera bajyaga guhinga ntabwo wihinganaga ukenga inzoga mugahamagara abantu uzi ko serire bayimaraga amasaha nk'3 nuko hari irimo ifumbire barabisibaga serire bakayihinga rimwe hari n'ikindi cyabagaho noneho utazi sinzi niba namwe byariko mwe muri abejo uzi ibintu byo kudahinga nyine nko kubiba mutabiba mutaravuye kubibira iwanyu murabizi ni ukuvuga ngo iwacu ntibashoboraga kubiba kwa sogokuru batarabiba iwacu bose babaco
umuco nawe aragenda mu kabiri ndagore beno kabivangavanga ibyo urabizi amasava ibintu ntabyo nzi ibyo nzi ni ukujya gusura na mwiko tuvuge njyewe mfite gusobanura neza nuvuga ngo ntabwo nashoboraga guhinga kwa sogokuru batarahinga iwanyu kwa so ahubwo ngira ujya kwa so ubwo no kurya ntiwaryaga bataraje ahubwo akantu katanje buriya njyewe nagiraga ikintu bita communication iri mu rukundo ku musore n'umukobwa badatuye mu karere kamwe ibaruwa uburyo yagendaga iyo ni iya vuba ntabwo ari iya vuba gute tuvuge uba wenda nk'irutongo ushaka kwandikira nk'akabaruwa umukobwa uba wenda nko mu gasarenda ariko ibyo umwoherereza ibaruwa ibyo ni ibyejo ntabwo ari ibyejo gute se ni ibyejo abantu bamaze kumenya kwandikira uzi ko ibaruwa yamaraga uretse nyine wumva icyo musobanurira ni ibyejo bundi abantu bamaze kumenya kwandika icyo si kimwe icya kabiri ni ibyejo bundi aho umusore yari atangiye kugira uburenganzira bwo kwiteretera umukobwa kera se ko basabanaga imiryango gukwasa umusore yajyagayo ariko pasavana banza nta muryango wavaga kure ngo ujye gutereta kure bajyagayo mwabaga mwarahuriye rega none se umuryango wabaga uri umwe gusa ntimwashakaga kumenya ngo abasinga banyu bahehe abaha bahehe abagesera bahehe abega bahehe reka rero nkwereke papa sava dore ikiganiro kiraryoshye wowe uri bebe urumva uri uwejo ariko nanjye nibyo nzi reka mbereke rero dore ikiganiro cyaryoshye bavandi mureka dushabike tunywe izi nzoga mpamagare kwa Gerard bashyire inkwavu ebyiri ubundi turye tunywe turare turyongora murare dore yeza agira amakuru hanyuma tukaza kurara hano papa sava muri metero 500 akarara kwa digiti dore rero karabaye inzoga n'urukwavu biranyobotse nshatse kuvutura ikigore cyane wajya he oya nawe ni ugutwenga ugiye kunyitiranya koko nabo ari abana bansaba imana koko ku buryo mwaryaba nkayoberwa ibyo murimo ntuza kumviriza digiti dutaha hafi reka tumwe dutahe wibuka kandi ko dufite umwana ubu wakumva ngo tware kwa digiti umusiri bateye iyo muvuga mufite umwana nta mukozi mugira mufite umurera ariko se ubu muri metero 500 umugore ni mu ntara twagiye ariko iwanjye ntabwo ari ribi bakomeje halo sinabo koko oya nari nasuye umuvandimwe ariko ni hano turaturanye kutakamara nkongere yanyigishije harya ko wabigenza byaciyemo se icyo kirahura kimwe ntiwumva se wowe kabyarawe ko iminsi igiye kuba myiza de ubwo hanyuma cyangwa se twari tugukumbuye pe ntabwo nari nayigendanye ariko nayizana nka kureba utakidusura twapfuye mu gasantere oya ntabwo nahusha uwo n'umugati usizeho kabyarawe ngenda uko ukwanjye sawa reka nze nkureba mama sava uranyihanganira gato degede ndakumva reka ngende ndaje wabikora papa sava cya kiraka cyo muri ya kampani nari nadepojeho ngo byaciyemo byaciyemo n'umugati usize wahise tukabanza kandi ari kumbwira ngo hari ibyo bashaka ko mbatereraho kasha kugira ngo ntuza wabo yashije se ko akagoroba kari kagiye gusa n'agatera reka ngende ngewe mubwiye reka ngende mfate kashe nimara kuyifata mfata akamoto ni mu gasantere hari bite ngaruka ntabwo urenga mu gasantere oya ari mu gasantere rero papa sava rwose abagabo basezerana niho bahurira dore izi nzoga wabonye ko n'izindi nari nkubwiye ko ngiye gutuma udukwavu kwaje ndakwinginze ubu none se hari njyewe ngiyemo oya singutenga wumva ukuntu ndaje rero izi nzoga ziramutse rwose zitanyowe iri joro papa sava uzifatira uzayishyura isi urayisiga pasava nahise ubonye goro se wayikotomeye ukayijyana mu ijoro ko utatwaye imodoka ngo barakubaza ngo usubire mu gipimo umva sawa ntarimo ubwo turakomeza tuvugane ntiwavugisha se ugiye kuza ndakuhamagara komande sawa nawe ubundi se bite basaba ndamahoro ameze neza ko mba nkubona basaba rero umwana w'umwana
uca amaguru ariko sanje amaguru ku ishyamba bari rigari ko umugore ari umuryango abasafa mbona ari umwana mwiza uwo rukuru papa sava kwizera papa sava aranyizera ariko buriya baca umugani ngo w'inshuti n'umugabo ikakurongorera umugore none se papa sava kiza agatekerezo bari kumwibanga ntunyumve nabi ntunyumve nabi mbwira nyine ndakumva guteza amatwi mbwira waretse simbikubwire koko digidi buratangiye bya bintu byawe oya ntabwo ari bya bintu byawe dore n'ubu bari badufasha nta kintu utekereje koko digidi none nta kintu ushaka kuvuga ngo nibwije ahantu tuwarete uranyura kuri aka karyango bituma ni naho ngaho iruhande ariko buriya rero mfite agatekerezo nshaka kukubwira kandi kamvuye ku mutima ibanga rikomeye ahubwo se digidi ndakumva utaza mu ntangiriro urabona ntushobora kwibera mu cyumba umva icyumba ni hepfo gatoya ese ubundi waretse tukayoberamo we yobera aho ngaho kata kungu niyo hepfo nze nkugire inama shawe sheri Mama Sava umva ni ku cyumba cyo hepfo kinguhera bakinze Mama Sava ni njye nyine ngwino nyine ndaje ngwino digidi ese papa Sava kwisuza mwari murimo muvuga wari urimo mubwira ngo iki ngo njye ngo bimeze bite ariko amasegonda ngahe ngiye koko mubonye umwanya wo gutekereza kuri biriya bintu muri amasazi niba se muri amasazira muri ubuhe bwoko bw'amasazi bimwe binini byo muri tuwarete tuno dutoya dutambagiraho muri iki ariko nta kintu cyabaye ziba ntagaragata nta kintu cyabaye nk'ukuri wowe nakumena digidi se warumva ngaho niba ntakwiye kuba barakingura urihishamo icyo ese ubundi wowe waje hano tuzibaho nawe uravuga icyo ubwo ariko none se papa Sava digidi wowe ntabwo uri kubona yuko uri muranterera se wamukurikira ukajya kumwinginga ukamubwira yuko twe twari tugeze njye mukurikirana atanyicira mu rugo ntese uraguma ahangaha bigende gute aho wakurikiye umugabo ugahita umufatira ataragira umujinya mwinshi ukomeje kuguma ahangaha umujinya ubanza ushire ntabwo narukandagira ntese uraguma ahangaha bigende gute ndaguma ahangaha Sava reka nkubwire njye none nzi ibibazo ugatuma papa Sava nyigiye wanyice singuteze ibibazo none njyewe urabinteje none urumva njye udashaka ko nguteza ibibazo umva ntabwo mva ahangaha ubimenye none se Mama Sava utava ahangaha njye nigeze njyewe wigeze ubona ko barimo kukwamagana se urabigenza ute maraya kabwera mereza imfunguzo zanjye mwari mutumye nongera no kuzibagirwa mereza imfunguzo zanjye nigendere ariko ntabirenze papa Sava twabiganira nk'abantu b'abavandimwe nganira iki nawe urumva
reka nkubwire suri umuntu wanjye koko papa sava suri umuntu wanjye urumva mu by'ukuri harimo ukuntu satani agira nka gutya akareba nk'intumwa wenda cyangwa nk'umwana w'Imana akamwoshya cyangwa wenda reka dufate urugero rworoshye wenda urabona nk'imodoka iba ishobora kugenda iri nk'atambika ikakora nk'impanuka kandi yagendaga ahantu hatambitse mbese ni akantu kabayemo kagisida gatoya ariko nta rwango rwawe rurimo waretse kunkorogoshora digidi reka nzikuzanire wamereza imfunguzo zanjye nkagenda yego muvandi ubu iyo nazisiga mbamenya amabi yanyu reka nzigure ariko ntari biryanjye muvandi digidi koko ubundi inshuti nyanshuti urarwarika kurwaza wapfa ikakurerera wapfusha ikagutabara waterwa nabwo ikagutabara wowe uri inshuti gito nako uri inshuti gito buriya umwanzi gica ndaca ugahuhura naho ugagata ugahungeta ni wowe digidi ariko digidi do ndakuvumye nkuvumiye ku gahera wantumbiwe ndakuvudere ngaka kagwingira nk'igikumwe gakurira ikuzimu nk'inguri cyanzinda nk'uruyuzu kwasa uko nguko nta soni ngenda kuvumye reka nkwereke digidi ndakuvumye n'ikindi gihe uzahirwe utakibaho uzahirirwe ikuzimu nibura bagucanire mu makara ntibashyiremo muriro w'umunyotwe do ngaya mabuno nuko mfite amato mama sava nuko fofata ari hafi ngo ntiza amabuno nguhenere nanagusurire do ndaguheneye n'amabuno yombi nutaga indege uzahura udukemugwe hasi ushwanyuke ndaguheneye nyaguhekenya mabuye nka konkase icyuma gisa cya konkase gusa ukuza digidi hari ikintu nkubwiye kibi nta nubwo njye ntukana buriya usanze narakijijwe papa sava ariko urakicara mu mpindu zishyushye kigoryiwe nakoreka ndetse gucumura nyakuvuna umuheto nyagukuruzinda mu bisura no mu masusawe muhambirwa gusa gatukure nk'iminyonzi nako reka ndetse kuvuga ariko nayo mvuze urakamurika nk'akayongo ko gisuko nkura mu mavuta gusa reka nigendere utankura mu mavuta ukanyambura agakiza kanjye zibaho ngaho digidi urakagenda bukwirireho ejo wongere usubire n'ejo bundi ushake kunywa amazi byange ushake kugira icyo utamira byange digidi ni ukuri kw'Imana uragahindukira noneho abantu bajye babona inuza ayo mahezi mumara cyangwa urakurira motayo yawe atubuke uyabona atambagira imbere waruntu ibyo byose byawe urakabijomba mu bisongo kora usuku ariko reka ndeke kwicira agakiza kawe none se papa sava none uti none ubu ngubu nyine jya kwangara singara singuyu angara hangara ntumurikire udatuma nkora ibara papa sava digidi